twese dukora tukanavunika kubera amafaranga. Hari abantu ngubu nkubwiza ukuri akazi karakumenya ngo amavuta meza yayisize yagiye muri gym yakoze body ye urumva nako nakazi ariko utagira ngo biba byamugoye akiyitaho kamera neza. We understand and rwose turemeranywa n'amahitamo yawe, ariko hari ikintu ukwiye kwibaza entre parenthèses ubugishire. Reka tuvuge ko baba babonye ayo mafaranga atabavuna, umuntu ashaka kumureba akavuga ati uwo mutipa araje gushize no mu rugo, tuvuge murabana aguhaye na condition ugiye uzigenderaho, wenda nta ni n'umutipa uri nakuru. Reka tuvuge ko ari nakuru afite n'amafaranga, hari n'abagabo badashaka ko abagore babo bavunika. At least ibyo bintu biko yiteho, that is okay. Jewe I have no problem ko wakwitaho ugasa neza ukamera neza, ariko nanone menya ko uwo muntu ni munabana. Tuvuge wenda ugize imana ugiye ku mugabo ufite cash, ni mu bana nta muntu wanga amaboko amufasha. Uwo ari we wese abonye umuntu uza mu buzima bwe akamufasha, ariko nibura gira akantu kawe ufite ushingiraho, vuga uti ejo nejo bundi njewe nzi abagore byagiye binanira abagabo babo bagiye bafunga benshi cyangwa se akabarapfuye ugasanga ubuzima bwe busubiye kuri zero. So bitekereza muri yo ango, reka tubijane muri yo ango, tutajya ngo twakujajira. Ubuzima burahinduka, menye ko ubuzima buhinduka, ariko nibuhinduka uzaba uhagaze guke, uzaba uhagaze hehe. So nekereza ko ako kantu wagatekerezaho. Kwitaho ni byiza, gusa neza ni byiza, ariko mu mutwe ugomba kuba smart nawe. Byibura shaka akantu ku ruhande ukora kakwinjiriza make yawe, ariko ukamenya ngo gukorera amafaranga bigenda bite, kumanaging ibintu bigenda bite. So ibyo byose rero ni ibintu nekereza ko baba bakwiye gutekereza.